dore ibimenyetso mbuzi bikwereka ko uruhinja rwawe cyangwa se umwana wawe afite ikibazo cyangwa se uburwayi. Ibi bimenyetso mbuzi cyangwa se ibimenyetso mpuruza ushobora kubibona ku mwana uwo ari we wese cyangwa se uruhinja urwo ari rwo rwose rufite ikibazo cy'uburwayi cyangwa se n'ikindi kibazo gishobora kuvamo nyine uburwayi cyangwa se already bigaragaza ko uruhinja rwawe cyangwa se umwana wawe yarwaye. Ibimenyetso mbuzi ubundi ni ibimenyetso buri mubyeyi wese akwiye kumenya, ndetse na buri undi wese ushobora kubona umwana wese akamenya ko uwo mwana afite ikibazo cyangwa se hari ikitari kugenda neza. Ibimenyetso mbuzi kandi ni ingenzi cyane ku bantu bita ku barwayi cyangwa se bita ku buzima, ubwo turavuga abaganga. Hano rero kuri Daily Facts de Olivier uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga ku bimenyetso mbuzi. Ubundi tuzababwira ibimenyetso 10, ariko muri iki kiganiro ni part 1 turababwira ibimenyetso 5 bikuburira cyangwa se bikubwira ko uruhinja rwawe cyangwa se umwana wawe afite ikibazo. Rero niba uri umubyeyi ufite umwana cyangwa se uteganya no kuzamugira, iki ni ikiganiro cyiza ukwiye gutega amatwi kugira ngo umenye bimwe mu bimenyetso bikubwira ko umwana cyangwa se uruhinja rutameze neza. Njye rero mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Manzi Olivier nk'uko mumaze kubimenyera kubo dukunze kubana hano kuri Daily Facts Olivier. Rero nk'abatindiye, burya ikimenyetso cya mbere kikubwira ko uruhinja rwawe rutameze neza cyangwa se uruhinja rushobora kuba rufite ikibazo, ni ukuba uruhinja rufite ikibazo mu bijyanye no konka. Urugero ushobora kubimenya bitewe no kuba umwana wawe iyo yonka ibere wumva atari kurura neza, cyangwa se nyine nawe ukumva ntabwo ari konka neza, cyangwa se ukumva ari gukururana imbaraga nkeya. Biriya rero ni ikimenyetso mbuzi, biriya bintu ntukabibone ngo ubishyireho cyangwa se nyine ubiterere. Kiriya ni ikimenyetso mbuzi ndetse gishobora kuvamo ibibazo bikomeye. Ikindi gishobora gutuma ubimenya, ushobora gusanga umwana wawe akunda gusinzira cyane, maze uko gusinzira cyane nyine bigatuma atonka. Murabona ko umwana asinzira kenshi ndetse asinzira n'igihe kirekire, ariko muzi neza ko tuba tugomba konsa umwana byibura buri masaha 2. Bivuze ko rero umwana usinzira igihe kirekire cyane, urugero nk'amasaha 5, birumvikana ko umwana ubundi aba afite ikibazo mu bijyanye n'imirire cyane, yuko nyine biba byumvikana ko atonka neza uko bikwiriye. Bikaba bisobanuye ko rero igihe ubona ko umwana wawe asinzira igihe kirekire bityo bigatuma atonka ku buryo buhagije, ibyo bintu nawe menya ko ari ikimenyetso mbuzi bishobora kuvamo uburwayi cyangwa se n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikunze kwibasira impinja cyangwa se abana batoya. Rero kutonka neza bishobora kukubera ikimenyetso cy'uko umwana wawe ashobora kuba atameze neza. Nta nubwo ari ashobora, ahubwo ntabwo aba ameze neza. Uba ugomba gutwara umwana kwa muganga bakamusuzuma, bakanareba niba ari no kwiyongera ibiro nk'uko bikwiriye, kuko nyine bihita byumvikana ko umwana adafata intungamubiri uko bikwiriye, ubundi bakagerageza kumufasha bakareba ikibazo afite. Umwana ashobora kugaragaza ikimenyetso kimwe, ariko basuzuma bagasanga afite uburwayi burenze bumwe. Bikunze kubaho mu bana bakiri batoya. Rero niyo mpamvu ukwiye guhita wihutira kujyana umwana kwa muganga mu gihe urabubone ikimenyetso kimwe mbuzi muri ibi ngibi ndi kubabwira 5 muri iki gice cya mbere. Ikindi kimenyetso mbuzi cya kabiri rero ni ukuba umwana wawe afite umuriro mwinshi cyangwa se umuriro muke. Uzabimenya gute ko nta termometer cyangwa se n'akandi gakoresho wakwifashisha upima umwana? Uburyo uzabimenyamo rero, uzifashisha umubiri wawe cyangwa se uruhu rwawe urugereranye n'ubushyuhe uri kumva ku mwana. Uzafata nk'ikiganza cyawe uno mubiri w'inyuma uwukoze ku mwana, wumve umwana wawe niba akonje cyane, ashaka kugukonjera ukumva aragukonje cyane, icyo ni ikintu gishobora guhita kikubwira ko umwana wawe akonje. Noneho wakoresha bwa buryo busanzwe bwo gushyushya umwana ukamushyira nko ku nda, nabwo ukumva umwana yakomeje gukonja. Birumvikana ngo wabanje kumukozaho ikiganza kuri uno mubiri w'inyuma, uyu nguyu wumva umwana wawe arakonje. Wumvisha akonje ukoresheje ya tekinike ikoreshwa mu gushyushya umwana n'umubyeyi, umusize ku nda uranamufubitse, umwana wakomeje kumva ko akomeje gukonja. Nyabona icyo ni ikimenyetso mbuzi. Wihutire kujyana umwana kwa muganga, ashobora kuba afite ikibazo ndetse gishobora kuvamo no kubura ubuzima. Ikindi kimenyetso nyine bijyana ni icyo cy'ubushyuhe bwinshi. Nabwo uburyo uzamenya ko umwana ashobora kuba afite ubushyuhe bwinshi nyamara nta bikoresho ufite byo kuba wamupima, nyine n'ubundi uzakoresha bwa buryo tumaze kuvuga bwo kuba wakwifashisha nk'uruhu rwawe mukamukozaho ukumva uburyo niba ashyushye cyangwa akonje. Ushobora kumva ko ashyushye cyane umwana ufite umuriro mwinshi, ntabwo wamukoraho ngo ubure kubyumva.
ubwo bishobora guhita bikubera ikimenyetso mbuzi ko ugomba guhita ujyana umwana wawe kwa muganga akitabwaho akavurwa hakiri kare kugira ngo hataza kuvamo ibindi bibazo. Ikindi kimenyetso mbuzi cya kabiri cyangwa se ikindi kimenyetso mpuruza cya kabiri ku bana cyane cyane nyine turi kuvuga ku mpinja, ni ukuvuga ngo umwana wawe ahumeka nabi. Bimwe mu bimenyetso ushobora kukubwira ko umwana wawe ari guhumeka nabi harimo guhumeka ibyo twita mu kinyarwanda insigane, ukumva nyine umwana ari guhumeka vuba vuba yasa n'uwahagira yahagira. Ikindi kandi ukabona umwana wawe ashobora gukorora, ushobora kumva umwana wawe ari guhumeka nabi akivangamo gukorora, sneezing and coughing. Ibyo bishobora guhita bikubera ikimenyetso cy'uko umwana wawe afite ikibazo. Ikindi rero mu bijyanye no guhumeka ushobora kureba imbaraga umwana wawe ari gukoresha, cyane cyane umwambuye nko ku mubiri wo hejuru, ni ukuvuga nyine ku gice cyo hejuru ku nda, ku gatuza, ushobora guhita ubona ko umwana wawe ari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ahumeke. Icyo gihe icyo kimenyetso nikibona ku mwana wawe cyangwa se ku rundi ruhinja, si na ngombwa ko umwana ari uwawe. Niba ubonye buno bumenyi, ibimenyetso ukaba ubizi, umwana wese ubibonyeho, gira umubyeyi we inama ajyana umwana kwa muganga, cyangwa se niba ari n'uwawe jyana umwana kwa muganga, kuko ibyo ni ibimenyetso mpuruza cyangwa se ibimenyetso mbuzi ku mwana w'uruhinja cyangwa se umwana ukiri mutoya. Ikindi kimenyetso mbuzi rero ni uko urabona umwana yakivuka, aho twakwita nko ku mukondo, mubona ko dukataho umbilical cord cyangwa se bamugozi umugaburira agasigara nyine kagace kaziforomamo umukondo. Ushobora nko kubona hari ahantu hatukuye cyane cyangwa se hari kuvamo amashyira, cyangwa se ukumva nyine hari no kuvamo n'ibitembabuzi bidafite impumuro nziza rwose, wumva ko bidafite impumuro isanzwe. Rero nubona hari ahantu hari ku mukondo nyine kari agace baba basigajeho bakase, cyangwa se nyine niba wenda karatangiye no kwisana ariko ukabona hatangiye gutukura, hatangiye kuvamo amatembabuzi rimwe na rimwe anafite impumuro mbi, menya ko icyo ari ikimenyetso mbuzi ugomba kwitondera. Ihutire kujyana umwana kwa muganga, kandi uzirinde kugira ibintu wowe ushyiraho. Uzirinde kuba wafatanga ibyatsi cyangwa se n'ibindi bintu ushobora kuba wumva iwanyu barakubwiye cyangwa se bavuga muri community, mu cyaro iwanyu cyangwa se no mu mujyi aho utuye aho ariho hose. Uzirinde kumva amabwire y'umuntu udakora muri kariya ijyanye n'ubuzima, ahubwo wowe afata umwana wawe umujyane kwa muganga. Iki kintu impamvu nkikizeho ni uko akenshi umubyeyi nabibona, abenshi bazakoresha imiti y'ibyatsi bashyireho bazi ko bari kuvura umwana cyangwa se uruhinja, nyamara burya uba ushobora kumuteza noneho ibibazo kurushaho, cyangwa se niba kari agakoko nka kamwe kamuteye infection, ugasanga we ibyo uri gukora bikubisemo utundi dukoko, ugasanga noneho hagiye kugira ama infection akomeye. Rero si byiza ko wowe wagira ikintu ushyiraho, banza ujyane umwana kwa muganga basuzume barebe, bazavura umwana wawe, kandi nubibona ku gihe, cyane ko wize neza wumvisha ibimenyetso mpuruza, umwana wawe azavugwa neza kandi akire. Ikindi rero ikimenyetso mpuruza cya gatanu ndi bubabwire muri iki kiganiro, kuko nabasezeranyije ko ari part 1, ndabakorera na part 2 kugira ngo nyine ikiganiro cyere kujya kikurambira kandi wakuyemo inyigisho ndetse n'amasomo y'ingenzi. Rero ikimenyetso mpuruza cyangwa se ikimenyetso mbuzi cya gatanu harimo kugagara k'umwana, cyangwa se ibyo mu ndimi z'amahanga bita seizures. Ibyo rero bikaba bigaragaza ko nyine umwana afite ikibazo ahanini kiba gifitanye isano no ku bwonko cyangwa se no ku rutirigongo. Rero ibyo ngibyo uzabibwirwa n'iki ko umwana wawe ari guhura n'ibibazo byo kugagara? Ni uko hamwe mu hantu nakubwira, ushobora nko gukora umwana wawe mo hano kumva ari kujya ahitinya, kandi wanagerageza gukomeza nka gutwi kumva still nyine biracyakomeje, harimo guhitinya utakontora, cyangwa se harimo gutitira mu maboko n'amaguru, wamufata n'ubundi akagumya agatitira, kuba umufashe ntibihagarike uko gutitira. Rero kugagara cyangwa se ibyo bita seizures mu ndimi z'amahanga ni kimwe mu bimenyetso mbuzi bishobora kukuburira ko umwana wawe afite ikibazo, noneho by'umwihariko gifitanye isano n'ubwonko cyangwa se n'urutirigongo. Rero niba wabanye natwe kuva ku cyambere kugera kuri iki cyanyuma, turagushimira. Ibi bimenyetso mbuzi tukubwiye, twizere ko nubibona ku mwana wawe cyangwa se no ku wundi bizagira ikintu bifasha uwo mwana ndetse n'umubyeyi w'uwo mwana, kuko uzaba ubafashije. Niba umwana ari uwawe uzaba ukoze neza, kuko hari bimwe muri ibimenyetso udashobora kwitaho bikagira ingaruka mu kwangirika k'umwana, nko ku bwonko mu buryo butasubira inyuma. Ariko yo ubimenye igihe, ukamujyanira igihe, hari ibyo baba bashobora kuvura bigahita binakira bidateje izindi ngaruka zigeze komakomeye.
ku mwana. Rero niba iki kiganiro ugikunze ukuyemo isomo, kanda like. Ikindi kandi niba ubonye dutanga amasomo afite icyo yafasha umuntu, ukande subscribe nyine kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro dutanga, kuko nyine ubwo ngubwo byagufasha cyangwa se bikanafasha n'undi. Njye rero mwabanye nitwa Manzi Olivier, dukunze kubana mu biganiro bya buri munsi binyura no kuri delphi.olivier. Njye ndi umunyeshuri muri kaminuza ishami ry'ubuzima. Rero tuzabane mu bindi biganiro by'ubutaha. Ndabakunda cyane, ariko niba ufite ikibazo n'icyifuzo duhurire muri comment, ntujyane ikibazo, turi kumwe. Ciao ciao.